Ibihe byiza abanyarwandakazi, amahoro y'Imana abane namwe. Intambara ya Gopondati ndetse n'abo bahanganye ubwo barimo ba Jihad n'abandi, aho bigeze ibintu bimaze kuba bibi cyane, ibintu bikaba byageze iwa Ndabaga. Ibi byaje gutuma mu ijoro ryo kuwa 29 Kanama 2024 Nyarwaya Innocent yandika amagambo akomeye arenzaho no kwandarika Uzabakiriho Sipiriyani, uwo yamamaye nka Jihad, aho yashyize ku karubanda amashusho y'ubwambure bwe ari kwikinisha, amashusho yateje igisebo kuri uwo mugabo. Nyarwaya Innocent yatangiye yandika ati ibaruwa ngufi ifunguye, yanditse ati Rwanda nkunda nkuhunze ntakwanga, ahubwo mpunze agatsiko kabashatse kunyica mu myaka inishize, nkataka ariko ntawanyumvise n'umwe, umutima wanjye urababaye cyane, ariko Rwanda numpamagara nzitaba, kuko data yaragukoreye, mama arakubyarira, Uganda welcome me please, atubwo Uganda nyakira. Yakomeje anandika andi magambo akomeyeho, yagize ati akazu kanyu kamaze gusenyuka mu izina rya Yezu, umusozi wanyu wamaze kugwa, ndavuga abahuriye mu bugambanyi bise show busy, gutwika, prank n'ibindi. Akomeza agira ati Big Energy stand up, aho nzajya hose muzakomeza kubona good vibes only, kandi tuzabamena big time. Akomeza agira ati aba Big Energy sinzabatenguha. Yahise akomeza yandika n'ibindi, ubwo ni ku mbuga ze zose, yaba Twitter, Instagram n'ahandi, aho yakomeje agira ati hari video ngiye kubaha, aba Big Energy muyifate muyibike, twikomereze dushaka andi makuru mabi yabo, kuko bari bazi ko ari twe dukora bibi gusa, none akabo kashobotse. Aho rero nibwo Yago yahise ashyira hanze amashusho yise kwara ya Jihad, ariko no mu mashusho bigaragara yuko ari Jihad, aho yamugaragaje ari kwikinisha, abwira aba Big Energy be ngo babike iyo video. None ku mbuga zitandukanye nabonye koko bayibitse, bigaragaza uwo mugabo ari kwikinisha. Uwo Yago yanditseho amagambo nayakomeyeho, yagize ati umutinganyi utanasiramuye akifata akibasira top shata, wakinnye nabi cyane kuri inshuro, warimo kwigisha iki? Si wirirwa avuga abandi ibyo ni ibiki arimo. Akomeza agira ati hari n'izindi video zarimo konka igitsina cy'umugabo mugenzi we. Akomeza agira ati byose ni vuba, ati gasopo ya nyuma hagarika kuvuga izina Yago muri ako kanwa kawe ngo kuzuyemo abadayimoni. Ngayo nguko ngayo amagambo Yago yavuze. Iyo video rero nkuko yabisabye aba Big Energy bahise bayimubikira, ubwo hari icyo azayimaza cyangwa n'ubundi yamaze kuyikoresha icyo yashakaga. Gusa ibintu byo gukwirakwiza amashusho y'ubwambure cyangwa se y'urukozasoni n'ibyaha, turaza no kureba ibihano biteganyirijwe. Yago ntiyahagarikiye aho, ahubwo yanakomeje agira ati Big Energy stand up, ukuri kugomba gutsinda, umuntu atotezwa imyaka 4 n'abantu bamwe, abandi bakabakomera amashyi, undi yavuga 1 week bagashya ubwoba, ibikoba bigacika, mwantoteje imyaka 4 yose, isi yose iranyanga, mumbeshyera kubera ubwoba bwanyu no gushaka kwikubira. Asoza agira ati stop. Iyo video rero ya Uzabakiriho Sipiriyani ari kwikinisha nk'uko uyu Yago yayishyize hanze, ni video abantu benshi bagiye bagarukaho bavuga bati Jihad urasebye, kuko imugaragaza aryamye mu busaswa agaramye. Akaba ari amashusho, nubwo gukwirakwiza ayo mashusho bitemewe, ariko ubwo urumva ni n'igisebo kuri uyu munyamakuru w'imwe muri radio zikorera mu mujyi wa Kigali. Iyo video rero abantu bahanagiye bayivugaho ibintu byinshi, ariko benshi bagiye bavuga bati ngo Yagwa akoze akantu, gusa yanakoze ibyaha. Abandi bakavuga bati genda Jihad urasebye, gusa nyine izi ntambara zabo buri wese agenda akoresha intwara afite, dore ko hari n'ibyo yavuze ngo agiye kuzana by'amashusho ngo ari kumwe n'abagabo. Ibyo ni ibyo yivugiye, gusa nyine muri izi ntambara zabo umwe akoresha intwara afite. Hari amashusho yagiye hanze Yago arimo anywa amatabi, bavuga yuko ngo yanywaga urumogi, ibyo ntabwo mbizi. Rero nawe icyo yabonye n'icyo yakoresheje, ikaba ari intambara bagenda bakoresha intwaro buri umwe afite. Iyi Yago yakoresheje tukaba twayita nka nuclear weapon, cyangwa se za ntwaro z'ubumara, ubundi ziba ngo zitemewe kuba zapfa gukoreshwa mu rugamba, kuko zangiza byinshi. Ibintu Yago yakoze rero byo gukwirakwiza amashusho y'ubwambure bwa Jihad, ni icyaha cyo gukwirakwiza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, gihanwa n'itegeko nomero 60/2018 ryo kuwa 22 Kanama 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga. Mu ngingo ya 38 rikavuga ko gutangaza amakuru y'urukozasoni
hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Umuntu wese utangaza, wohereza cyangwa utuma hatangazwa ubutumwa ubwo ari bwo bwose bw'urukozasoni akoresheje mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa, abakoze icyaha yabihanijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2. Itegeko rivuga ko y'ayo mashusho y'urukozasoni ifite ahuriye n'umwana wahamwe n'icyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3. Ibintu byo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ntabwo ari ubwa mbere byabivuzwe kuri Yago, aho humvikanye uvuga nka Yago cyangwa se Yago avuga ko Dabiju nakomeza guhangana nawe azashiduka ari guhangana ngo n'ubwambure bwe. Ari umwe mu Miss Nyarwanda, hari amashusho y'ubwambure yagiye hanze, mbega ni byinshi byahujijwe na Yago ko akunda ngo gufata abantu amashusho y'ubwambure ngo akayashyira hanze, n'ibyagiye bivugwa mu bihe bitandukanye. Yago rero ibyo yabishyize hanze, anavuga yuko ngo ahunze, ngo ahungiye Uganda. Nayibutsa ko mu minsi ishize Yago yafunguye icyo yise Yago TV Show Uganda, aho azajya akorana ibiganiro n'abagande batandukanye. Ubwo ni mu gihe n'ubundi agiye mu kazi muri Uganda, byose bigahuzwa no kuba ahunze ngo abo bamurwanya. Nibyo rero by'uko yandaritse cyangwa se yashyize ubwambure bwa jihadi hanze, ibintu by'igisebo, bikavuga ko izi ntambara zikwiriye guhagarara. Gusa yabo wagaragarijwe ubwambure cyangwa se n'uwabugaragaje, bose agaciro kabo kaba kagaragaye, kuko hari uko abantu bamwe na bamwe bahita babafata. Mwakoze kumva iki kiganiro, duhurire mu bindi biganiro.